Haleluya, haleluya. Turabashuje bene data abakunzi ba Anaweza TV. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Mugubwe neza mu kubaho kw'Imana. Uwiteka abaha umugisha, abarebe neza bishimire. Muri abafatanya bikorwa beza dufatanyije uyu murimo w'ivugabutumwa wo kwamamaza umwami wacu. Turabashimira mwebwe mwamaze gukora subscribe, turabashimira mwebwe musharing ijambo ry'Imana, turabashimira mwebwe muduha za comments tukamenya uko ibi ijambo ribaguye, uko ribanogeye, uko ribafasha, uko ribashyigikira. Imana ibaha umugisha. Byose turabibona kandi turabishimira. Ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, ahubwo turabashimira umwami kandi turabasabira umugisha. Haleluya. Uyu ni umunsi rero umwami Imana yaturemeye ngo tunezererwemo. Tushima Imana ko tugeze kuri uyu munsi turi bazima. Bene data, ujye ushimira Imana uko bukeye, uko bwije. Ujye ushimira Imana kuko hari benshi bamaze kugera ahacecekerwa. Hari benshi twashyinguye. Hari n'abari kwa muganga mu bitaro bameze nabi batakegura umutwe, bari ku mwuka wo kugura. Yesu ashimwe cyane. Wowe rero ugihumeka umwuka wawe Imana yaguhaye, wowe ukiri muzima, wowe ukijya ku kazi, wowe ukibeshejeho urugo rwawe, dufite impamvu yo gushima Imana. Haleluya. Tujye dushima Imana. Gushima Imana bibe umuco, kuko Imana burya iba yakoze byinshi, iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Ibiguhiga biba ari byinshi, ibikurwanya biba ari byinshi, ariko Imana iba yakubereye maso mwene data. Tujye rero dushima Imana uko tubonye uburyo. Mwami Imana rero abaha umugisha. Tugeze mu mwanya wacu nyine w'ijambo ry'Imana nkuko nabibabwiye, ariko reka tubanze dusenge mbere yo kumva ijambo ry'Imana. Turagushima Uwiteka, Imana ihoraho, Imana nziza, Imana nzima, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe mwami. Wakoze kutwongerera umunsi kandi mu buzima bwacu, mu mibereho yacu papa. Turabizi neza ko hari abatakiri kumwe natwe kandi batarabihisemo. Nta nubwo ari gukiranuka kwacu gutumye mwami turi bazima, ahubwo ni urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Izina ryawe nirishimwe mwami, kuko ukomeje kuturinda no kutugirira neza. Tugeze rero mu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turagutumiye ngo ubane natwe, ngo tubere umushyitsi mukuru. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze, tuyobore muri iyi gahunda. Yobora imitima y'ubwoko bwawe, abakurikirana Anaweza TV bose Mana, bakugirireho umugisha. Uvugane nabo buri umwe wese mu mwanya arimo naho aherereye. Uwiteka uvugane nawe kandi sohoza umugambi wawe ku buzima bwe Mana. Twese twugirireho umugisha. Icyubahiro ni cyawe mwami, urakoze cyane. Mwuka wera kugiye kutugirira neza binyuze muri iri jambo, mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Bene data, uyu mwanya ujye ubabera umwanya w'umugisha. Mufate Bibiliya zanyu rero, abari hafi, mufate Bibiliya musome, twese dusome ijambo ry'Imana. Byaroroshye noneho no muri telefoni zacu tuba dufitemo za Bibiliya. Nukuri nta kimana itakoze. Ubwo rero nta rwitwazo rwatuma tutajya dusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero uyu munsi dufite ijambo ryacu ryiza Imana yaduhaye rivuga ngo Imana ni isubiza intege mu bugingo. Uwiteka Imana ni usubiza intege mu bugingo. Abo ngabo barambiwe, abo bananiwe, abo bacitse intege, abo babuze ibyiringiro, abo bazahajwe n'ibibazo n'intambara, abo bumva kubaho ntacyo bikibabwiye, Uwiteka ni usubiza intege mu bugingo. Umwami Imana niwe waguhembura nshuti yanjye muri ibyo bikomeye byagushyize kure urimo, muri izo ntambara nyinshi, muri ibyo bigeragezo byagukamuyemo ubuntu bw'Imana, bukagukuraho amavuta y'Imana, ukaba wumva ubayeho uri igikatsi, ukaba wumva ubayeho mu buzima bw'ubwoba bwo kutizera. Naje kubwira ngo Imana niyo yagusubiza intege mu bugingo. Naje kubwira ngo Imana irabishoboye kongera kuguhembura. Imana niyongera ikuzure, Imana niyongera igusubizemo ibyiringiro, Imana niyongera iguha imbaraga, Imana niyongera igukomeze, wongere ube umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Haleluya. Wahoze ukora imirimo myiza y'umwami, wahoze wizera Imana, wahoze ubwira abantu ijambo ry'Imana, wahoze ufasha abababaye, wahoze utabara abariruka bahoza, wahoze ukora ibikorwa byiza bihesha Imana icyubahiro. None wacitse intege, warazahaye, urizengurukaho nawe ukibura, ibibazo bibaye byinshi, intambara zibaye nyinshi, kwizera kurabuze. Naje kubwira ngo Imana ije kugusubiza intege mu bugingo binyuze muri iri jambo, kandi Imana ije kukurengera, ije kongera kugukomeza kugira ngo ukomeze abandi. Haleluya. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakomeza abandi.
Imana rero ije kugukomeza no kugusubiza intege mu bugingo kugira ngo ukomere wongere ukomeze abandi, kugira ngo ubyuke wongere usubire ku murimo wayo, kugira ngo wongere uhamye Imana, wongere uvuge imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora. Ije kukurengera muri ibyo bigeragezo urimo, ije kugushyirira inzira aho utayibonaga, ije kukurwanirira, ije kugutabara, ije kukurengera. Uwiteka Imana aje kukurenganura we warenganaga. Mwami Imana aje kugusubiza intege mu bugingo, aje kugukomeza. Haleluya! Haguruka ukomere wambara imbaraga, haguruka wongere uhamye Imana, haguruka wongere ukora imirimo myiza, haguruka wongere ubwira abantu iby'ururutse umutima, haguruka wongere wambara imbaraga ukorera Imana, haguruka usubire mu kazi mu izina rya Yesu. Wa mushomeri umaze igihe mu bushomeri, imbaraga z'Imana ziguhagurutse zigusubize mu kazi. Imana ni kuremera igitangaza mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye ngo Imana ni kuremera igitangaza, Imana ni gukorera ikintu gishya mu buzima bwawe, Imana ni subiza intege mu bugingo bwawe, Imana ni hindura ibyanze guhinduka mu buzima bwawe, kuko Imana ifite imbaraga zihagije gukora imirimo n'ibitangaza. Ni gusubiza intege rero wowe wumvaga ibyiringiro byarakamye, wowe wumvaga ijambo ry'Imana ntacyo rikikubwiye, ndaguhanuriye ngo usubizamo ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ndakubwiye ngo ijambo ry'Imana ni inkota, nirize rikebe, rikureho, ribage ibyo byose biri hejuru y'umutima wawe, ibyo binure bituma cyumva ijwi ry'Imana. Uko kwinangira Imana nigukureho, imbaraga z'Imana niziguhembure. Subizwamo intege mu izina rya Yesu, subizwamo imbaraga mu izina rya Yesu. Ongera gukomerera kuwiteka, Imana iguhembure, uhembuke ukora ibikorwa by'ubutwari. Haleluya, haleluya. Imana nigukomeze, ukomere nawe ukomeze abandi mu izina rya Yesu. Oh, haleluya, haleluya. Uko niko narimbiyoboye kubanza kugusengera no kuguhanurira kugira ngo Imana igukomeze, Imana igushyigikire. Tujye mu ijambo ry'Imana wamaze gukomera, byiringiro byahembutse muri wowe, kuko Imana niyo soko y'ibyiringiro, Imana niyo nkomezi zacu, Imana niyo mbaraga zacu, Imana niyo mutabazi wacu. Nigukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Imana nigushyigikire, Imana nikomeza amaboko yawe wowe warutentebutse, Imana nikomeza amavi yawe wowe warunaniwe, wowe utari ukishoboye, Imana nigushyigikire wowe wumvaga ibyawe byararangiye. Imana nigukorera ikintu gishya mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh, Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 40 guhera ku murongo waho wa 27. Ubwo ndabizi ko turiho dusoma Bibiliya twese uyu mwanya. Haleluya. Yesaya ibice 40 guhera ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 31. Yewe Yakobo Isiraheli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Aha hari Yakobo hashyira izina ryawe, hashyire Jean, yewe Jean we, yewe Jean Pierre we, yewe Kayitesi we, nawe hashyira izina ryawe. Yewe Yakobo Isiraheli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Niki gituma wiganyira ukaba wumva ko Imana itareba inzira zawe, ukaba wumva ko Imana itareba ibigeragezo urimo, ukaba wumva ko Imana itareba intambara urimo, ukaba wumva ko Imana itakikwitayeho? Niki gituma wiganyira? Niki kiguteye kwiganyira? Haleluya. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa. Ariko nturabyumva, nturanabimenya se nibura? Ntabwo ubizi? Imana ihora, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi n'ijuru, ntirambirwa, ntiruha. Wowe waruha, wowe warambirwa, wowe wananirwa, ariko Uwiteka Imana umuremyi w'impera z'isi n'ijuru ntirambirwa, nticogora, ntinanirwa. Ibyo bibazo byawe ntago bituma Imana inanirwa, ntago bituma Imana iruha, ni wowe biruhije. Ariko Imana ntiruha, ntabwo irambirwa, ntabwo inanirwa, ntabwo icogora. Yewe niki gituma wiganyira ukavuga ngo Uwiteka ntareba inzira zawe, ukavuga ngo Imana ntabwo ibizi ntambara urimo, ukaba wibwira ko Imana itazi ubwo burwayi, ukaba utekereza ko Imana itazi ubwo bukene, ukaba wibaza ko Imana itazi ubwo bushomeri? Niki giguteye kwiganyira ko Imana yawe ikuzi kandi gufitiye imigambi myiza? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko
abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe kandi bazagwa rwose. Ubwo ni ukuvuga ba bantu babaho batizera Imana, ba bandi tubona ko bakomeye b'ibikomerezwa ariko bakaba badafite kwiringira Imana muri bo. Birashoboka ko bagwa, birashoboka ko bananirwa, birashoboka ko bakwikubita hasi, birashoboka ko ibibazo byabananiza bakagira stroke, imitwe ikagira ibibazo, ubwenge bukagira ikibazo, umutima ukagira ikibazo kuko batiringira Uwiteka. Birashoboka rwose ko bo ibyabo byananirana bikaba bibi ndetse bikagera kure, kandi twumvaga tubona ari abakomeye. Bapfa kuba batizera Imana icyo ari cyo cyose cyababaho, ariko umva iki ijambo ry'Imana ritubwiye. Haleluya. 31 ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Wowe utegereza Uwiteka, wowe wizeye Uwiteka, wowe wamuhanze amaso kuva kera, wowe wamwemereye akaba umwami uyobora ubuzima bwawe, wowe umuvuga ukamuhamya, wowe umwiringira, wowe usanzwe umukorera, wowe usanzwe ibyiringiro byawe biri ku Mana, akira gusubizwamo intege nshya mu izina rya Yesu. Wowe warucitse intege ariko usanzwe wizera Imana, uyubaha, uyihamya, uyikorera, ibyiringiro byawe uzi ko ariyo ubikesha, subizwamo imbaraga mu izina rya Yesu. Akira gusubizwa mu imbaraga, akira gukomera, akira guhembuka, akira imbaraga zikubyutse mu izina rya Yesu. Ongera ukomere ukora iby'ubutwari. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Bwana sifiwe sana. Yesu nashimwe cyane bene data. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Abategereza Uwiteka bazatumbagira mu kirere, bazaba bafite imbaraga, n'ibibazo nibiza bazabigenda hejuru, n'intambara bazazigenda hejuru. Ibikomeye ntago bizabakura umutima ngo babure ibyiringiro kuko bazaba bizeye Imana. Abo ngabo bategereza Uwiteka bagiye gutumbagira mu kirere, bagiye kwambara imbaraga zo kunesha. Haleluya. Ndavugana nawe usanzwe wiringira Imana, utegereza Uwiteka. Ambara imbaraga, acira gukomera, acira guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bw'umugome, acira gukomerera mu mbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana yawe uje kuguhembura no kukuzura, Imana yawe uje kugusubiza ibyiringiro, Imana yawe uje kugukorera ikintu gishya wowe uyizera. Acira kuzuka kw'ibyiringiro, acira guhembuka, acira kugirirwa neza n'Imana. Uwiteka Imana guhembure binyuze muri iri jambo, wowe utegereza Uwiteka. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niki gituma wiganyira, niki kiguteye kwiganyira. Mbese ni indwara z'ibyorezo, mbese ni ubushomeri, ese ni inzara, ni ubukene, niki kiguteye kwiganyira? Yewe Yakobo we, yewe Kayitesi we, yewe Jean Pierre we, yewe niki kiguteye kwiganyira? Ko Imana yawe ishobora byose, ko Imana yawe uje kugusubiza intege mu bugingo, ko Imana yawe ije kugukomeza, ko Imana ije kukuzahura, ko Imana ije kuguhembura, ko Imana ije kukuremera igitangaza, ko Imana ije gutunganya ibyo bidatunganye. Niki kiguteye kwiganyira? Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abasore b'imigenda bazacogora bananirwe. Abo ngabo niwumva ngo abasore b'imigenda, nabo ngabo badafite kwiringira Uwiteka, nabo badafite ibyiringiro ku Mana, aho bwose bazacogora bananirwe. Haleluya. Ariko wowe wizera Imana, kanguka, mbara imbaraga, ongera ukomerere ku Uwiteka, ongera uhamye umugabo wamenye witwa Kristo, ongera umukorere, ongera ugira inzara n'inyota muri wowe, ongera uhembuke, ongera uvuge kugira neza ku Mwami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana yawe irashoboye kandi igira neza. Haleluya. Yeka rero dusome ijambo ry'Imana kandi dukomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndumva hari ukubaho kw'Imana. Uyu munsi ndumva Imana igiye gukora ibitangaza. Ndumva Imana hari abantu igiye guhembura. Ndumva hari abantu bagiye kugirirwa neza n'Imana. Ndumva hari abantu bagiye kubona ubutabazi. Ndumva hari abantu bagiye gusubizwa intege mu bugingo. Ndumva hari abantu Imana ije kurengera. Haleluya. Abarenganaga ndumva Imana igiye kubakorera ibikomeye, ije kubarenganura. Uwiteka Imana ari nyuma y'ijambo rye kugira ngo arisoreshe imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Imana ibaha umugisha. Reka dusome nanone ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Matayo ibice 7 guhera ku murongo waho wa 7. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga akingurirwa. Yesu ashimwe cyane.
mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Yesu we, sinzi mwene data nawe iryo jambo kuryumva. Nimusabe muzahabwa. Umuntu wese usabye arahabwa. Umuntu wese ukomanze arakingurirwa. Umuntu wese ushatse arabona. Ijambo ry'Imana riratubaza ngo mwebwe ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza. Se hari umuntu umwana we yasaba umugati akamuha ibuye? Hari umwana we yasaba ifi akamuha inzoka? Ese ko mwebwe muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, Data wa twese wo mu ijuru ntazarushirizaho guha ibyiza ababimusabye? Imana se wagize ngo ifite ubugugu niba wowe uzi guha umwana wawe ibyiza kandi uri mubi? Twe turi babi, ariko tumenya gukunda abana bacu tukabitaho tukabaha ibyiza ibyo bakeneye. Mbese Data wo mu ijuru ntazarushirizaho guha ibyiza ababimusabye? Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, iri jambo riratwibutsa gusaba Imana, riratwibutsa gukomangira Imana, riratwibutsa ibyacu kubyereka Imana kugira ngo abe ari ibitunganya. Wowe wari ubuze imbaraga, wowe wari ucitse intege, wowe wumvaga ibyawe ubona nta garuriro, komangira Imana, saba Imana imbaraga, takambira Imana, yereka ibyo bikugoye yereka ibyo ngibyo bikubujije amahoro, yereka ibyo biguhungabanyije. Ese ko turi babi tukaba tuzi guha abana bacu ibyiza? Niko ijambo ry'Imana ritubajije. Ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, ngewe so wo mu ijuru sinzarushirizaho guha ibyiza ababinsabye? Mu yandi magambo, devoir ufite cyangwa umukoro ufite ni ugukomangira Imana, ni ukuyikomangira ukayitabaza, ukayitakambira, ukayibwira uti mwami ibi n'ibi birangoye, dore fagitire ni nyinshi, ubwishyu ndabubuze, dore abana mwami Imana bararwaye, dore Kristo nyirinzara arashaka kunsohora, dore ubushomeri mwami mbumazemo imyaka. Komangira Imana, saba Imana yisange, yereka ibikugoye, yereka ibikuruhije. Iyo niyo devoir ufite. Icyo ngicyo ni Imana igushakaho, urwo ni rwo ruhari Imana igushakaho. Yereka ibyo bikugoye. Ishobora no kubikora udasenze, ishobora no kubikora utanayibwiye, ariko ishaka ko natwe dukorana nayo, ishaka ko natwe tugira uruhare, ishaka ko natwe dutera intambwe. Yesu ashimwe cyane. Ishaka ko natwe twumva yuko Data wa twese uri mu ijuru atubereye maso kandi ko ashobora byose. Musange rero ubimwereke, usabe, nta usaba ngo abure icyo yasabye. Yesu nashimwe cyane. Cyane cyane ko tuba dusaba Data wa twese ufite byose twifuza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ko twe turi babi tukaba tuzi guha abana bacu ibyiza. Yesu nashimwe. Ese Data wo mu ijuru wazarushirizaho, azabuzwa n'iki kuduha ibyiza twe tubimusabye? Ntazarushirizaho se kudukorera ibitangaza? Sanga Imana rero, yereka ibikugoye, yereka ibyo bikugoye. Komanga ariteguye kugukingurira, kuko niko akubwiye muri uyu mwanya. Komanga ariteguye kugukingurira, musabe ariteguye kuguha icyo umusabye. Niba turi babi tugaha abana bacu ibyiza, ni gute Data ataduha ibyiza twe tubimusaba? Icyangombwa nuko tumenya ko ibyacu ari Data ubifite kandi ari ubishoboye. Ni iki kiguteye kwiganyira? Mbese ni inzara? Ese ni uburwayi? Ni ubushomeri se? Ese ni intambara mu kazi? Ni intambara se mu murimo w'Imana? Ni intambara mu rugo? Ese abana bararwaye? Wabuze icyo uha abana, abana bambaye ubusa? Komangira papa, muri stoke ye birimo byose. Haleluya. Komangira papa, afite akazi kenshi. Kwa papa nta bushomeri bubayo, ubushomeri buri hano. Oh haleluya, haleluya. Sanga papa umwereke ibyifuzo byawe, mukomangire, musenge, mwereke ibikugoye. Ko wowe uzi guha abana bawe ibyiza. Ko umwana wawe adashobora kugusaba umugati ngo umuhibuye, ko adashobora kugusaba ifi ngo umuhe inzoka. Niko ijambo ry'Imana ritubajije. Ko twe turi babi tugaha abana bacu ibyiza, kuki twumva ko papa atatugirira neza? Kandi natwe turi abana be akunda, yaremye mu ishusho ye. Haleluya. Ijambo ry'Imana nshuti yanjye riradukangura kongera gusenga, kongera kwegera Imana, kongera kwiringira Imana, kongera kumenya imbaraga z'Imana, kongera kumenya urukundo rw'Imana no kuyisanga, tukayegurira byose. Tinyuka ujya imbere ya papa. Haleluya. Erega ntabwo yagucunaguza. Umwana w'umuntu yaguha none, ejo wasubira kumusaba atari uyu arabona ko ari uzamubeshaho, arabona ko nzishingira ibibazo bye.
yanagerageza yaguha agasigara avugira mu matama agutuka akuvuma. Yesu ashimwe cyane. Rimwe na rimwe wamuhamagara akavuga ati ni runaka umpamagaye uri agiye kuntura ibibazo bye. Wamwandikira ukabibona ko message yayibonye ntanagusubize kuko azi kugiye kumugora. Uwo ni umwana w'umuntu. Uwo ni umwana w'umuntu. Ariko kwa papa muri stoke birimo byose. Akazi karimwo, umutukiza indwara zose urimwo, amahoro arimwo, ibyiringiro birimwo, ibyo kurya birimo. Kwa papa biruzuye, birahari byose. Ntacyo ushaka, ntacyo wifuza kitari kwa papa, byose arabifite. Kandi ibyo afite ni iby'abana be, kandi mu bana be nawe urimo. Musange rero umubwire ibyifuzo byawe, musange rero umubwire ibikugoye, kuko ni igisubizo cy'ibibazo byawe byose. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ryatubajije hariya muri Yesaya ngo yewe Yakobo Isirayeli, niki gituma wiganyira? Twavuga uti Imana ntireba inzira zanjye, ibyanjye Imana irabyirengagiza. Uzi ko hariho igihe ibibazo bikongorera ko Imana yakuretse? Uzi ko ibibazo bivuga hari igihe bikongorera ko Imana yakuretse, yuko Imana itakikumenya, ese nkawe hari ikiza wabona, Imana ikorera abandi byiza we yarakuretse? Hoya hoya hoya. Imana irakuzi, inzira zawe ntiyazirengagije, ibyo unyuramo irabizi, icyo ishaka no kutera intambwe. Haleluya. Icyo ishaka no kutera intambwe ukamenya neza yuko gutabarwa kwawe kuri kuwiteka. Tera intambwe rero umusange, umugane, umwereke ibyo bikugoye, ibyo bikuruhije. Kristo wawe azakugirira neza. Haleluya. Haleluya. Azakugirira neza kubera yuko ni Imana ishobora byose, nta kirogoya imigambi yayo. Uwiteka Imana ashimwe cyane. Wongere kwiringira Imana, wongere kumenya yuko Imana nta kinanira, nta kinanira, nta kinanira, nta na kimwe, nta kigeragezo, nta kibazo, nta nyanja, nta musozi, nta burwayi, nta bikomeye, nta byose 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 imbere y'Imana birashoboka. Haleluya. Icyangombwa ni ukuyisenga. Uyu munsi uhawe umukoro wo kongera gusenga, kuyisaba, kuyikomangira, kuyereka ibyo bikugoye n'ibyo bikuruhije, koko irabishobora byose. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa wangu. Mnakaribishwa tena kwa wakati mwingine. Karibuni uweponi mwa Bwana. Ni wakati mwingine tena wa kugawana neno la Bwana. Haleluya. Karibu uweponi mwa Bwana. Furahi uweponi mwa Bwana. Mungu yupo kukutendea mema. Mungu yupo kukujali. Ufurahi. Ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya ili mimi na wewe tufurahi uweponi mwa Bwana. Haleluya. Basi mpendwa wangu, leo tuna neno la Bwana linalosema kwamba Mungu ndiye huwapa nguvu wazimiao. Wale waliochoka, Mungu ndo huwapa nguvu. Hao wenye matatizo na changamoto za aina mbalimbali, wanaojisikia kuchoka na kuishiwa imani na kuishiwa nguvu za kumtumaini Bwana, Mungu ndo yuko tayari anakwenda kuwarudishia nguvu. Mungu ndo huwapa nguvu waliozimia, wasiojiweza, wasio na matumaini katika Bwana. Mungu ndo huwarudishia matumaini na huwarudishia nguvu wote wasio kuwa na imani, wote walioishiwa, waliopungukiwa, wote wanaokosa raha, wanaokosa matumaini. Mungu yupo tayari kuwatendea mema na makuu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe mpendwa wangu. Mtumaini Bwana, matumaini yako yawe katika Bwana, kwa sababu Bwana ni kiongozi wa maisha yako. Bwana anayaweza yote na Mungu hawezi kukuacha. Haleluya. Basi mpendwa wangu, furahi uweponi mwa Bwana. Nina uhakika kabisa kwamba sasa hivi una Biblia yako na unasoma, ili uwepo wa Bwana uguse maisha yako. Roho Mtakatifu aguse maisha yako. Haleluya. Acha basi tusome neno la Bwana katika kitabu cha Isaya sura ya 40. Isaya sura ya 40 mstari wa 27 na wa 31. Haleluya, haleluya. Kumbuka tu kwamba Bwana ndo anakuja kukurejeshea nguvu na matumaini. Haleluya. Mstari wa 27 na 31 anasema, mbona unasema Yakobo, mbona unanena Israeli, njia yangu imefichwa, Bwana asiione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie? Je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Haleluya. Huwapa nguvu wazimiao,
humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Haleluya. Mbona unasema, ewe Israeli? Mbona unasema, ewe John? Mbona unasema, ewe Martha, kwamba Mungu hazioni njia zako? Kwamba njia zako na matatizo yako yamefichwa uso wa Bwana? Kwamba Mungu hakuoni matatizo unayoyapitia na changamoto? Hivi wewe hukujua? Na je, hufahamu? Hukuwahi kutambua kwamba Bwana ndiye huwapa nguvu waliozimia, hao waliochoka? Hujawahi kutambua kabisa kwamba Mungu ndio huwarudishia nguvu? Haleluya. Wote wazimiao, lakini wanamtegemea Mungu na kumngojea Mungu, anakwenda kuwarudishia nguvu, anakwenda kutenda mema mengi. Mungu anakuja kukurudishia nguvu, mpendwa wangu. Wewe uliyechoka, wewe usiyokuwa na matumaini, wewe ambaye umeishiwa kabisa imani katika maisha yako kwa sababu ya matatizo unayoyapitia na changamoto, Mungu yuko tayari na anakwenda kurejesha nguvu zako, anakuja kurejesha imani, anakuja kukuinua. Rudi kabisa kumtumikia Bwana. Rudi katika njia ya kumwamini Bwana. Ujue kwamba Mungu ni muweza wa yote. Maisha yako Mungu ndio mtawala. Mungu anaweza. Anakuja kukutetea na kukupigania. Hebu inuka. Jikungute mavumbi hayo, mtumikie Mungu, muamini Mungu. Mungu ndio kiongozi wa maisha yako na mwenye uweza na mamlaka juu ya maisha yako. Haleluya. Anasema vijana watachoka na wataanguka kabisa. Hao vijana tunaowaona wana nguvu, hao watu tunaowaona kabisa kwamba wana uwezo, wana maisha ambayo ni mazuri, wana utajiri, wana vitu gani, lakini kama hawamwamini Mungu, hao watakwenda kuanguka na kushindwa kabisa. Lakini hao wanaomtumaini Mungu na kumngoja, watakwenda kurudishiwa nguvu, watakwenda kurudishiwa matumaini. Na je, wewe ni mmoja wa hao wanaomtumaini Mungu? Ni mmoja wa hao wanaomngoja Mungu? Ni mmoja wa hao wanaomuinulia macho? Basi pokea nguvu kwa jina la Yesu. Rudishiwa nguvu. Imani irudi katika jina la Yesu. Rudi kumwamini Bwana. Rudi kumtumikia Bwana. Rudi kutangaza Injili. Rudi kutenda matendo mema ya kumtukuza Bwana. Kwa sababu Mungu anakuja kukurejeshea nguvu. Mungu ndo mwenye uwezo wa kurejesha nguvu kwa hao waliozimia, waliochoka, hao wanaopitia mengi na magumu, wameishiwa nguvu na wamekata tamaa. Mungu yupo kuwatetea na kuwatendea mema. Mpendo wangu, usiishi kwa kukata tamaa. Usiishi maisha ya wasiwasi. Rudishiwa nguvu kwa sababu Mungu wako ni kiongozi wa maisha yako. Na maisha yako mikononi mwa Bwana. Haleluya. Basi usiishi maisha ya wasiwasi kwa sababu Mungu yupo. Je, wewe hukujua? Na je, Mungu hakuwahi kukupigania? Ni matatizo mangapi ambayo Mungu ameshawahi kuyatatua? Basi Mungu ni yule yule na yuko tayari kukutetea, na Mungu hawezi kukuacha. Upendo wake kwako ni mwingi. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu asiyekuwa na uwezo. Haleluya. Wote wanaomngoja watakwenda kurejeshewa nguvu. Je, ni matatizo, ni magonjwa, ni korona, ni changamoto gani? Je, umekosa kazi? Yote yanawezekana mbele za Mungu. Anakwenda kukurudishia nguvu na matumaini ili uweze kuendelea kuishi maisha yako kwa kumtumaini Mungu na kumtegemea katika yote. Haleluya, haleluya. Bwana ni mweza wa yote, mpendwa wangu. Usiishi maisha yako kwa hofu. Acha basi tuendelee kubarikiwa na neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 kuanzia mstari wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Haleluya. Mpendwa wangu, ina maana unachotakiwa ni kumwendea Bwana na kumpelekea hoja zako. Ametuuliza katika kitabu cha Mathayo kwamba ikiwa nyinyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vyema, vitu vizuri, ni nani kwenu ambaye mtoto wake akimwomba mkate atampa jiwe? Na je, ni nani ambaye mtoto wake akimwomba samaki atampa nyoka?
Kama nyinyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, je, itakuwaje kwa baba yenu? Nitashindwaje kuwapa vipawa vyema, kuwapa vitu vizuri wanangu wanaonijia, wanaonikimbilia, wanaonitegemea? Ikiwa kweli sisi tunawapa watoto wetu vitu vizuri wanavyovihitaji, je, baba yetu si zaidi sana? Si atazidi kututendea mema, atazidi kutupigania, atazidi kujionyesha na kujidhihirisha katika maisha yetu. Unachokumbushwa mpendo wangu ni kumwendea Bwana katika maombi. Ni kumwendea Bwana na kubisha. Amesema bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata. Ni kwamba mpendo wangu, homework ulionayo sasa hivi ni kumwendea Bwana katika maombi. Ni kubisha na kumwambia kwamba Bwana, kumbuka kabisa kwamba nina mwaka mzima bila kazi. Watoto wangu hawana chakula Bwana. Mavazi yameisha, wamefukuzwa shule. Nendeni mkamlilie Bwana, mtafuteni Bwana. Muonyesheni mizigo yenu. Nyinyi wote mliolemewa na mizigo, Bwana yuko tayari kututendea mema. Ni wajibu wetu kumtafuta Bwana katika maombi. Ni wajibu wetu kumuonyesha fadhaa zetu zote, kwa sababu Mungu anatujali na kutupenda. Hebu nenda kwa Mungu, mtafute katika maombi, muonyeshe hayo. Hiyo mizigo iliyokuelemea, muonyeshe Bwana. Hayo matatizo, muonyeshe Bwana. Hayo magumu, machungu, magonjwa, muonyeshe Bwana, kwa sababu anayaweza yote. Haleluya. Basi unachotakiwa kukifanya mpendo wangu ni kujua kwamba Mungu yupo pale kwa ajili yako na atakurudishia nguvu. Wewe uliyezimia, uliyechoka, usiyejiweza, wewe usiyekuwa na matumaini, kumbuka tu kwamba Mungu yupo kwa ajili yako. Unachotakiwa kukifanya ni kumwendea katika maombi na kumuonyesha yote yanayokusibu, yanayokutatiza, kwa sababu Mungu yupo kukutetea na kukutendea makuu. Mungu ni mwingi wa upendo mpendo wangu. Basi unachotakiwa kukifanya, yani unachopaswa kukifanya siku zote ni kuishi maisha yako kumtumaini Mungu na kujua kwamba yuko kwa ajili yako. Hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu. Kwa hiyo mpendo wangu, namaliza nikisema kwamba Mungu ndo huwarudishia nguvu wote waliozimia, wote waliochoka. Mungu ndo anakwenda kuwarudishia nguvu. Umechoka labda kwa sababu ya magonjwa, labda umeishiwa matumaini kwa sababu hali ni mbaya kimaisha, fedha zimekuishia, watoto wanaishi maisha ya shida. Yani una matatizo ya aina gani ambayo yamekufanya umeishiwa matumaini katika Bwana? Basi ukumbuke kwamba Mungu yupo kukutendea makuu. Na wote wamngojeao Bwana watakwenda kurudishiwa nguvu mpya, watakwenda kutendewa mema, watakwenda kuona wema wa Bwana, watakwenda kutendewa jambo jipya. Mungu yuko tayari kukutendea jambo jipya. Mungu yuko tayari kukutendea muujiza mpendo wangu. Unachotakiwa ni kuwa na imani katika Bwana na ujue kwamba nguvu zako Mungu ndo anakwenda kuzirejesha, na matumaini Mungu anakwenda kuyarejesha. Kuwa na tumaini katika Bwana, maisha yako muinulie Bwana na umtegemee katika yote. Haleluya, haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana ryatwibutsaga kuwiteka Isubiza intege mu bugingo. Ryatwibutsaga kubaho twizeye Imana, kuko Imana yacu ni rubasha. Imana rero ibaho umugisha. Ibyiringiro byanyu bituruke kuwiteka, mwongere kumwikomerezaho na wazabagirira neza. Yatubajije ngo niki gituma twiganyira? Wowe niki gituma wiganyira? Bibwira Uwiteka, umusaba, umukomangire, nawe yiteguye kukugirira neza. Mwami Imana abaho umugisha. Uwiteka Imana yacu, Imana nzima nziza y'ukuri n'urukundo, turagushimiye kuri iri jambo ryawe ryiza Mwami Imana. Iri jambo ryawe wampaye Kristo kugira ngo nigeze ku bwoko bwawe. Ndarigushimiye Mwami. Nanjye ubwanjye ryubatse ubugingo bwawe. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo urengere abana bawe. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo uhoze abo barira Mana. Ubyutse abo bari baguye nyagora ku ngoma. Subiza ibyiringiro abo bari batakigira ibyiringiro Kristo. Ongera kubakundisha ijambo. Ongera kubakundisha gusenga. Ongera kubakundisha kukubaha no kumenya yuko ushobora byose. Subiza intege mu bugingo abo bose bari batentebutse Uwiteka. Ubakomereze mu buntu bwawe kandi ubashyigikire kuko uri byose muri byose kuba kwizera. Urakoze Mwami Imana, urakoze abuhembuye, urakoze ibyiringiro ushubije mu bugingo bw'abana bawe. Urakoze kuri abo ngabo utabaye, urakoze kuri abo ukijije Mwami, urakoze kuri abo urenganuye Uwiteka, koko ufite byose mu kiganza cyawe ibyo twifuza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze gutabara ubwoko bwawe Uwiteka Imana. Izina ryawe nirishimwe Mwami. Urakoze kuri kwizerwa no kwiringirwa. Urakoze ko abo bagutegereza bazasubizwa intege mu bugingo, kandi urakoze Mwami ku rukundo rwawe ruhebuje byose. Icyubahiro cyose Mana, guhimbazwa, gushyirwa hejuru, gupfukamirwa no gutambirwa bibi byawe Mwami, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Bene data,
mukomeze kugubwa neza mu kubaho kw'Imana, komeze gukurikirana channel yacu Anaweza TV. Abatarakora subscribe muyikore, mujye mwibuka gukora share ijambo ry'Imana, kandi na comments ziradufasha tumenya buryo ki ibyo dukora bibaguye neza cyangwa aho dukwiriye guhindura. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom.